ijambo ry'umunsi. Izakwereka gushaka kwayo. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma mu Efeso igice cya 5 uhereye ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. Ni kangahe mu buzima bwacu twasenze dusengera icyerekezo bikarangira nta kintu na kimwe twumvise. Iyo twisanze tutabasha kumva ijambo ry'Imana, tugomba kwicara hamwe ubundi tukareba neza mu buzima bwacu kugira ngo tubashe kumenya neza ahari ikibazo. Icyambere, ibintu wowe ubwawe witekerereza bishobora kuba biri kubangamira gushaka kw'Imana. Nuramuka ushyize imbere gushaka kwawe imbere yo gushaka kw'Imana, nukwereka Imana yuko utayikeneye cyane mu buzima bwawe. Icya kabiri, ibintu abandi bantu bakubwira bishobora kuguca intege hanyuma bikagutandukanya n'Imana. Neza nka Yobu, tugomba guhora twiteguye ibintu byiza kandi tukaba twiteguye abantu baduca intege mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icya gatatu, ibyaha utasabiye imbabazi nabyo bishobora kuba bikuremereye cyane, hahandi ugeraho warangiza ugahinduka igipfamatwi cyo mu mwuka. Ese hari ikintu kiri hagati yawe n'Imana gikeneye gukurwaho mu buzima bwawe? Ikintu cya kane, utuntu duto ushidikanyaho dushobora kuza mu buzima bwawe, ubundi tukamunga ibyo wizera byose kugeza ku rwego utabasha kwirinda. Izere kandi witegure ko Imana hari ibintu iri kugupangira mu buzima bwawe. Icya gatanu, kumva uhuze utari kubonera umwanya Imana ngo muganire ni kimwe mu banzi bakomeye b'umwuka wera no gukomeza umubano wawe n'Imana. Ese urumva wihugiyeho nta mwanya ufite wo kuvugana n'Imana? Nta kintu rero cyiza uzitega kivuye ku Mana mu gihe cyose utabasha kuvugana nayo. Imana ntabwo igisha igishaka yuko abantu bayo bumva, ntabwo ari byo yishimira yuko abana bayo basimbuka ibaya n'imisozi bashaka gushaka kwayo. Imana ntabwo yifuza yuko bayikurikiye baba muri ubu buzima nta ntego. Nibona ibintu bidakenewe kandi rwose biri kugutandukanya n'Imana yawe, birwanye nonaha ubundi ukomezanye n'Imana. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibeleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.